Mu masaha ashyira umugoroba ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, Furaha Jean Marie Vianney arimo gufura imyenda. Furaha uvutse afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga akoresheje amarenga, avuga ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 aribwo yatangiye kugira ibibazo by'amaso. Muri 2010 afite imyaka 43 y'amavuko, aba aribwo atakaza ubushobozi bwose bwo kureba. Hifashishijwe Yesu ubasha kuganira na Furaha Jean Marie Vianney mu marenga yo gukoranaho mu biganza, Furaha aratangira asobanura uko ashyikirana n'abo mu muryango we. Wanjye kuganira biragorana bitewe n'uko nibataza amarenga, bakoresha amarenga ataraye mu ishuri tukaganira ati papa mama bisanzwe, ariko iyo ari ukuganira birenzeho dukoresha ururimi rw'amarenga ari nk'umuntu uruzi, nk'uko hano dufite umusemuzi nawe uri kujya umbaza tukaganira. Nubwo Furaha ahura n'ingorane nyinshi kubera ubu bumuga, avuga ko abasha kwirwanaho ku buryo hari imirimo myinshi abasha kwikorera. Ndaryama, noneho nabyuka amenya ngo ndakarabira ahangaha, ndiyoza nta muntu mfasha mu kwikorera isuku, yaba n'ubwiherero toilette nkazikorera isuku, narangiza gukaraba nkamesa yaba imyenda byose rero ndabyikorera. Ibyo ngibyo nibyo mbasha gukora, nta muntu uri gufasha rwose. Ku bijyanye n'uko abafite ubu bumuga bafatwa mu muryango nyarwanda, Furaha Jean Marie Vianney avuga ko akenshi batitabwaho, akaba ariyo mpamvu asaba ko iyo myitwarire yahinduka. Imiryango ifite abafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona bukomatanyije, cyangwa se n'ubundi bumuga muri rusange, babyeyi ntimugaheze abo bana cyangwa se abo bafite ubumuga uko yaba angana kose, mwibahisha mubagaragaze, bamenyekane, leta imenye ko bahari, bagira ibyo bafashwa, bagira ibyo bigishwa, bashobore no kuba bakwifasha. Buriya nkuzi ko umuntu ufite ubwo bumuga bukomatanyije ntacyo yakora, aribeshya. Nkanjye mwabonye ko nshobora kwimesera, nshobora kwiterera pasi n'ibindi. Ibyo byose iyo umuntu abyigishijwe, aho kumuheza no kumva ko ntacyo amaze, agira aho yigeza. Ariko iyo umugumishije mu rugo, ashobora gutwara inda, ashobora gukuramo n'ibindi bibazo, ntiyimenye, ntiyisobanukirwe. Mubashyira ahagaragara, leta ibamenye, ibafashe, igihe arwaye mujyane kwa muganga n'ibindi. Muri rusange abafite ubumuga ni abantu nk'abandi, kandi mujye munabihanganira, nabo ntabwo babyiteye. Umuryango wita ku bafite ubumuga butatu bukomatanije uvuga ko utaramenya umubare w'abafite ubumuga uko bangana mu Rwanda hose, ariko ko mu turere dutatu bamaze gukoramo ibarura babonye abantu 350. Muri aba 60% ni abana bagejeje igihe cyo kwiga, ariko bakaba batiga kubera kubura amashuri yabafasha, nk'uko Joseph Musabyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango wita ku bafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona, abisobanura. Imibare y'abantu bafite ubumuga kutumva, kutavuga no kutabona tumaze kugera ku mubare w'abantu 350. Benshi nta nubwo babasha kugaragara muri gahunda za leta. Nk'iyo hari amahirwe agenewe bariya abantu, ntabwo bashobora kumenya ko ayo mahirwe ahari. Even n'abayobozi mu nzego zitandukanye, benshi ntabwo bazi ko bariya abantu bahari. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga Emmanuel Ndayisaba avuga ko bari kugerageza kongera umubare w'abazi ururimi rw'amarenga yo mu biganza, kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona bajye babasha kubona serivisi zitandukanye nk'abandi banyarwanda. Ikibazo bagira nuko bo bagira ikibazo cy'imbogamizi mu kuvugana n'abandi. Akenshi nabo duhura nabo n'abasemura, urumva ntabwo basemura rwa rurimi noneho bakoresha mu ntoki bari mu ishuri. Nta mwarimu dufite ubizi, n'ubwo bagomba gufatwa izindi ngamba zihanitse. Rero tuzavugana n'inzego z'uburezi ku buryo niyo twakomeza dutema no mujye muri abantu bajye kubasemurira ababizi, uzasanga nabwo utanababona kuko ni bake. Bivuze ngo rero turashaka uburyo icyo tukinjiramo mu mizi, tugikorere gahunda yacu, tugikorere igenamigambi, buri niyo twazagishakira umuti kuko kiragoye. Kuri ubu imibare itangwa n'umuryango wita ku bafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona igaragaza ko mu Rwanda abazi gukoresha ururimi rw'amarenga yo mu biganza ku buryo bufatika ari 21 gusa.
Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.